nubwo njya mpajya sinzi no koga. Umusore muremure w'imibiri yombi yiganjemo akayobe gake ariko muremure kandi bogari. Oya Slayqueen nta muntu umwe nkunda. Niririmbye Nkunda cyane the Ben. Mfitemo role model superansiya. Tubahaye ikaze mwese mukurikiranye NFTV Rwanda, tubabwira ko mugomba gukora subscribe. Nabibabwiye ko tuzatubazanira abantu b'ingenzi, abantu mukeneye, abantu mukunda cyangwa se mwakunze, muba mwumva mwishaka kumenya babayeho batese, bavukiye he, ubuzima bwabo bumeze gute. Niyo mpamvu tugiye kuba turi kumwe n'umuntu witwa Mama Sava muri Papa Sava. Njye ni Gakwaya. Tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Makuru y'iminsi. Ndabona usa neza. Murakoze. Ko wabuze? Ntago mbuze cyane ariko ndahari. Ubundi Mama Sava amazina ye bwite na yayo? Nitwa Munyana Analisa, izina ry'ubustari ni Analisa Nido. Ariko namenyekanye cyane kuri Mama Sava, Mama Patrick, andi mazina nagiye nkinisha nyine. Filime wamenyekanyeho bwa mbere ni ni Seburikoko. Namenyekanye ndi Mama Patrick, ndi umugore wa muyobozi. Ariko bavuze ko muri Mama Sava ukina witwa Mama Sava, ariko hari waje mutitwa Mama Sava. Oya najemo nitwa Mama Sava. Njye natinze bwa mbere muri Papa Sava ndi Mama Sava. Yego. Utuye he? Ntuye ku Gisozi. Uvuka he? Ku Gisozi. Okay. Mama Sava ukunda iki mu byo kurya? Igitoki. Yego. Ngo bavuga ko igitoki cyoroshya, niyo mpamvu abagore mu gihe simbizi. Ntabwo mbizi ibyo ngibyo. Mu buzima busanzwe ubanye gute na Papa Sava? Uriya bari umugabo muri Papa Sava n'ubundi? Nukuri tubanye neza pe. Biriya mukina na behind ya kamera bijya bibaho? Oya gute se, nta bintu bidasanzwe dukina ibintu bisanzwe nyine by'abanyarwanda. Nabonye umufuhira cyane, bamwe baravata ko se rire yafuha. Rafasha ko atari ryo muri filime gusa. Oya ni ryo muri filime gusa. Kumufuhira niyo character aba yampaye kugira ngo nyine nerekane uko umugore akenshi abagore b'abanyarwanda niko duteye. Umuntu kuvugiye umugabo, umuntu ubonanye n'umugabo wawe ifa kumufuhira kubera yuko nyine bari wawe wenyine. Okay. Iyo bakubwiye kuseka neza byakira gute? Ndabyakira tu. Kwambara ukunda kwambara iki? Nkunda kwambara ipantaro kenshi ariko nuko mba ndi mu kazi, ariko ubusanzwe nkunda kwambara amakanzu, dukanzu tugufi. Sengera he? Muri Peniel. Turagaruka ku buzima bwawe bwite, tugaruke ku byo ukora. Ese mbere yuko uba umukinnyi wa filimi wakoraga iki? Nari umucuruzi. Warabihagaritse? Yego. Ubuse birakwinjiriza cyane ku buryo ubasha kubaho, ndagira ngo umare impungenge abantu bashaka kuba badukurikiye bifuza gukina filimi, bibaza ngo se wakina filimi ukabaho, ukabonayo inzu, ukabonayo umwana gutyo? Filime gusa ntago yatuma ubibona, ariko ibiza bishamikiye kuri filime kuko nkatwe tuba twarinjiriye muri filime, ariko publicité runaka ikaza ukayikoramo, ejo ukagira isoko iri niri, ama road show dukora, hari ibintu byinshi biza biturutse kuri filime, niyo mpamvu filime gutunga. Mama Sava, ujya guhitamo papa w'umwana cyangwa se umusore mwiza kuri we n'umeze gute? Umusore muremure w'imibiri yombi yiganjemo akayobe gake ariko muremure kandi bogari. Bogari ni gute? Ni umutipe nyine uba utabyibushye kandi atanananutse, ariko utarakoze umubiri cyane. Yego. Wakoze umubiri se waba ari mwiza ubwo? Ari igihe bameze nk'ibisimba no kumubona bikagutera ubwoba. Ikintu kigushimisha uri kumwe n'umuntu mukundana muri babiri mwenyine ni iki? Kuganira nawe.
aha noneho turajya muri romantike. Ni umunsi nabonye mama Sava, ni byiza ko ukora subscribe kugira ngo ugende ubona ibiganiro byinshi dukorana n'aba bantu bazwi cyangwa se bari fame hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Tuzagenda tuba mujye mwandika muri commentaire mutima turashaka kanaka tuzaba tugenda tumuzane. Muri romantike ibintu uvanyeho kuganira, uvanyeho kugirana inama, n'iki kintu umuntu mukundana w'umuhungu yakora ukumva urishimye? Nkunda gutembera n'amaguru ndi kumwe na boyfriend wanjye. Okay. Hobby yawe ni iyihe igihe utari gukina filimi? Ni iki kikutuma wenjoyinga cyangwa se uruhuka? Akenshi nkunda kuryama. Iyo naryamye mba natembereye, sometimes nkajya kuri piscine cyangwa nkajya hanze ya Kigali, biterwa nyine nuko numva gusa mood ndimo muri ako kanya. Uratubwiye piscine, uratubwira ese umwambaro ujyana kuri piscine n'uwe? Ni ukuri nubwo njya mpajya sinzi no koga. Okay, nkunda gusa ko abantu bari koga. Okay, nanjye mba numva nabikora, mba numva nanabikunze cyane. Ariko ntago ndabimenya. Nta nubwo ndatangira kubyiga. Ubu ndagenda nka relaxa, nkiyicarira aho ngaho nkareba boga, abashiti banjye twajyanye, wenda abana twajyanye. Mba numva binshimishije. Filime nyarwanda igeze he, yavuye he? Filime nyarwanda yavuye hasi bugeze hejuru cyane. Yego. Filime nyarwanda mbere yasaga nkaho nyine ari inyarwanda gusa, ari mu Rwanda nyine nta handi hantu yagera. Ariko filime nyarwanda iri ku rwego mpuzamahanga. Nese mu Rwanda hari amafilime angahe? Tuvuge nko mu myaka 10 ishize nta filime cyane zari mu Rwanda. Nizari zirahari zarazaga zikahita zirangira utamenya. Mbese ntabwo twe dufite industry yatuma buri muntu wese yifuza kujya muri filime. Ariko ubu ngubu aho bigeze, umwana aravuka kumva yajya muri filime, umunyarwandakazi mukuru rwose umubyeyi arumva yishimiye ko yajya muri filime, umuntu w'umugabo mukuru aremera kujya muri filime. No kuvuga filime hari ahantu yavuye hari nahigeze ubu ngubu. Ukinana n'umugabo witwa Ndimbati? Yego. Ndimbati ajya akunda gukora ibintu bisa nk'ibisekeje. Hari aho yereka yambaye ikanzu ijipo, hari aho yerekanye yatwite. Biriya bintu abikora mwabivuganyeho cyangwa se ni ibintu yibwiriza ako kanya? Ziriya ziba ari script nyine yasomye yagomba gukora ibyo bamwandikiye. Ariko banza ukoze nka birahembwa cyane kubarenza. Okay, simbizi wenda ashobora kuba hari agahimbaza musiki bamuha kubera yuko aba yakoze. Kandi koko uretse ko anagakwiye. Ndimbati arakora pe. Icyo ukunda Ndimbati ni iki? Aransetsa. Aransetsa cyane pe. Aragusetsa nk'ikintu yaba aherutse kugusetsa ni nk'ikihe? Biba ari byinshi ariko nk'ejo ndi dorutse kugiwe ariko nyine. Okay, muri make Ndimbati no umuntu uri funny. Ari funny ahantu hose muri abasekeje. No kuvuga hari abantu nka Kanyombye ibyo akina no mu buzima busanzwe niko abayeho. Na Ndimbati ibyo akina niko abayeho. Ntago ariko abayeho. Ndimbati ari kumwe n'abantu bakinana. Tuba twibereye muri filime rwose. Ariko nanjye njya ntungurwa nk'iyo duriye nk'ahantu hatari nko muri filime, twagiye nko mu ma event atandukanye, shaba ari serie. Ako nk'iyo turi kumwe nyine tugiye nko gukina Papa Sava mana we. Biba biryoshye. Naho Papa Sava? Papa Sava ari serie cyane buriya. Ari calme cyane. Tujya tubona yikora utuntu ukabona birasekeje, ukabona n'ibintu akoga bata umuntu ku myaka ingana kuri ntibikwiriye. Ese mu buzima busanzwe ntago ajya yitwara kuri? Papa Sava ari calme. Biriya no we ntago ntekereza ko atari byo yafashemo nka section yize cyane kuko nzi ko hanze ngo bajya babyiga ukiga uburyo wasetsamo, ukiga uko washimisha abantu. Ariko Papa Sava ni impano ye. Ni impano ye gusetsa abantu. Kandi kugusetsa mu gihe abishatse. Kandi akagusetsa ari serie. Arasetsa nawe.
bijya bibaho. Hari abahanga, hari igitabo nasomye kivuga ku bintu byo gukina filimi, ko ushobora gukina filimi bya bintu ukina no mu buzima bikakugarukaho, niba usetsa no mu buzima busanzwe bikaba gutya. Ariko hari secret cyangwa se ibanga bavuze, ngira ngo nawe ritubwire, ni gute ushobora kuba nka Sava muri filime ndurasetsa, cyangwa se uragaragara ufite umujinya, uri umugome, bikokamye hirya ya filimi, wagaruka gute mu buzima busanzwe? ntago byakokama, kereka n'ubundi baragufashe ariko uteye nkanjye. Nko muri Seburikoko nakinaga ngira umushiha, ndi umunyamahane, mfuhira umugabo ku rwego rubi, kuko yari umuyobozi, agomba kwakira abaturage bose, ariko njye nkumva ntiyakwakira umuturage w'umugore. Ibyo bintu mba numva bitagukurikirana, kwa ngo uvuge ngo usigaye ufuha cyane kubera yuko kanyombya niyo mukora interview hari jya gukubita nk'urushyi ukajya nko muri filime. Ni kuri benshi, si benshi ariko bake bajya bagira iyo ngeso yo kutwarwa n'ibintu bakina muri filime, agashaka kubiviva no mu buzima busanzwe. Niba we bitarakubayeho, ni gute noneho byabaye wa mu concept ukamubwira ati wabigenza bityo kugira ngo ugaruke muri mode? Ariko ntago ari uko ibyo akina biba byaramutwaye, ahubwo baba baramuhaye role, baramubonye ko ari byo ashoboye. Kuko ntago wankinisha ndi umusinzi, sibyo? Tsinde ngaragurike mu muhanda abantu bose bahurure neje, ariko bigenda noneho n'inyuma ya kamera ariko bikomeza kugenda, no, biba ari ibintu nyine byawe ahubwo bikubamo. Niko ngiye mbitekereza, sinzi niba ariko abandi babitekereza. Ariko ubonye nk'icyo kintu kikubaho rwose, mva wakwegera abaganga bakakugira inama. Icyo nashakaga ko n'undi muri icyo gitabo bavuga ko wegera abaganga bo mu mutwe bakagufasha kugaruka muri mood nzima. Rero twakomye tubwira abantu ko turi kumwe na Mama Sava, muramuzi muri Seburikoko, muramuzi muri Papa Sava, hari n'ahandi henshi mugenda muhura bijyanye n'ibyo akora. Ni platform nini yubatse. Turagira ngo kugira ngo abantu bavuge ati koko niwe batumiye, akantu kamwe umutwe wakinnye kamwe umutwe wakinnye kugira ngo benjoyinge NFTV Rwanda. Ariko Papa Sava, ubwo nta soni umuntu w'umugabo nkawe urakiruka inyuma y'ubukobwa nka buriya n'imyaka umaze kugira? Papa Sava, reka nkubwire, jya umenya yuko ushaje. Subscribe. Okay, mu Rwanda habamo abasitari benshi, abakina filimi, abaririmba. Wowe mu sitari prefere kuri we nini? Mu baririmbye bose, yaba barimba yaba akora iki? Wagiye mu mayitape basi. Tuyere mu baririmba. Mu baririmbye nkunda cyane the Ben. Nkunda ukuntu aririmba, ariko ubu na shepiwe, ariko ubundi busanzwe fana Riderman. Ndamufana pe. Okay, turajya mu bakina filime. Abakina filime mfitemo role model superansiya. Wow, twajyanye ikiganiro cyiza nawe, nizeye ko cyabanejeje. Nanone ariko turajya mu bantu bakunze kuvugwa ariko rimwe bakabica hirya, abantu bitwa Slayqueen. Oya, Slayqueen nta muntu umwe nkunda. Baragutera amabuye. Oya, bayantere nta kibazo, ariko nta numwe nkunda. Nese Slayqueen simbana nazo, nta nubwo ibikorwa bakora simbizi neza, ariko ibikorwa bakora ntago byanyafekta ku buryo nagira umfanamo. Ariko binjiriza amadovize igihugu. Ayishuwa ego basora he? Ntago mbizi, wenda amenye yuko icyo ni nkimenya nkabashwa neza yuko hari icyo binjiriza igihugu, wenda nzagira umwe mfana. Ni joke, nta gihugu binjiriza. Ibyinjiriza igihugu turabizi, n'iby'umumaro, ibyo bakora tubigaye ntago ari byiza. Ariko ijambo rimwe ku Slayqueen. Icyiza nshobora kuba mbatekereza nabi ko sinzi imirimo yabo bakora, ariko njye mbatekereza nabi kwa Imana imbabarire nabo bambabarire. Ariko niba koko ibyo mbatekereza ariko bimeze, rwose ndumva babireka. Ubibona gute Slayqueen cyangwa se umukobwa w'umunyarwandakazi ushakanye n'umugabo wenda w'umunyamahanga afite undi mugabo? Nk'ubu ngashakana n'umuzungu kandi afite undi mugore mu gihugu abamo, ibyo nta kibazo kinini kirimo, kubera yuko none se mu Rwanda divorce ntizihaba. None se umugabo ntashobora gukora divorce nkabana nawe? Nta kibazo aho ngaho kirimo. Okay, ubibona gute igihe umukobwa yapostinze yambaye
imyenda y'imbere gusa kuri social networks? mbibona nabi cyane, nta nubwo ari byiza, nta nubwo nagukonsera kuzongera. Izo ni zimwe muri characters z'aba Slayqueens, kandi ndagira ngo ugire wenda icyo uvuga kugira ngo ababikora cyangwa se abifuza kuzaba Slayqueen babase nk'abumva ko atari byiza. Ego cyiza nuko babireka, kuko icyo umustar akoze cyose nicyo umwana uri gukura areberaho. Nk'ubu njye mama Sava, abana benshi barampamagara, wazatweretse natwe ukuntu twakina, wazatugejeje muri filme. Niba ufite abantu bashaka kukubaza gutyo, Slayqueen nawe ufite umubaza gutyo. Kandi ikibazo ndumva nta kiza Slayqueen yakugisha umwana mutoya. Kikenda niba bafite andi makampeni bakoramo ibintu byiza simbizi, njye ntago mbakurikirana cyane, nta nubwo mba following pe. Ariko ikiza nuko niba bidashoboka ko bahagarikira aho bageze, basi nibabirinda abana bato, kuko abana bato bazafata ibyo babona. Twese turabizi neza ko ipantaro the Ben yambaye, umusore wese ubyirutse urukweto yambaye, bose baba bashaka kurwambara. Noneho ibaze umwana w'umukobwa nabona Slayqueen yambaye akantu kagera ahangaha, ejo ntazumva ashaka kukambara. Kandi ndumva nta muco muzima twari turi guha abana bari kuzamuka, deja aribo bazadusimbura aho turi ubu ngubu. Mu buzima umuntu abaho agira kimwe mu bintu bimunezeza akavuga ati iki kintu cyaranejeje. Ni ikihe wowe? Ikintu cyanejeje mu buzima, nanejejwe no kubyara umwana wanjye wa mbere, Shanize. Murasosa? Byatari fotokopi. Nafitiye impano. Ajya ambwira ngo kuki batampamagara mama Sava, ngo we bamuhamagare Sava. Ariko ubundi mbona akunda ibintu byo kumodaringa, ibintu by'abamisi, yo nizo channel agira ubundi no kuri televiziyo, nizo abashaka kureba gusa. Uta ubusugi wabutaye ufite imyaka ingahe? Ntabwo ndi bukigusubize. Ni ukuri. Base wumvishe bimeze bite? Simbizi, ntabwo mbyibuka. Amasava. Ntabwo mbyibuka pe. Okay, twigire noneho mu kintu kiba cyakubabaje mu buzima, kavuga ati ikintu cyarambabaje sinifuza ko kigaruka no mu buzima bwanjye. Deception nagize. Byagenze bite? Okay, nashwanye n'umuntu. Okay, twatandukanye n'umuntu, biba ngombwa yuko turekana, ariko byarambabaje. Amakosa yari yaturutse kuri wowe? Iyo umuntu yashukanye n'undi hagati yabo, buri wese aba ari kuri kote ye, ntawe ujya kuri kote y'undi. Nk'undamutse nshukanye nawe, ntabwo nakumva icyo nagukoreye ko ari cyo kibi, mpita numva ko ibyo wankoreye ari byo bibi. Nk'ubu nakubwira nta makosa yari ari kuri we, kandi wenda nawe avuga yuko amakosa yari ari kuri njyewe. I don't know. Kiza rero nuko njye ndavuga nti twese twari dufite amakosa. Igikomere cyagifite? Yeah, still now. Hari ingaruka z'icyo gikomere ujya uvuga uti izi ni ingaruka za deception? Ego. Ni ibanga. Wasanga utazongera gukunda? Oya, ntabwo byo nabihamye. Umutipe mukundana yitwa nde? Ariko se nazi ntabwo navuga. Ni benshi urimo uratendeka? Oya, ni umwe ariko ntabwo navuga izina rye. Umukundira iki? Umukundira ko nkunda. Mama nanjye mukunda. Good. Wari wabitse umuntu ibanga akarimena? Shareka nkubwire, ndamutse nkubikije ibanga ukarimena ntabwo byambabaza, nta nubwo byagira ikintu binkoraho. Njye nanabibwira abantu, wenda sinzi ukuntu abantu babifata, ariko uvuga ngo wabikije umuntu ibanga ngo akuvamo n'ubujiji bwawe. Nese wananiwe kuryibikira n'indi uri buri kubikira. Ibyananiye kubyibikira ntabwo nabihundi ngo abimbikire. Ubwo nemeye kubikubwira nabanze ko bizagera aho bigera nyine. Ntabwo byambabaza, nta banga na rimwe rirambabaza ngo bamenye. Turagaruka noneho tuve mu buzima bwawe bwite tugaruke muri filimi nyarwanda. Filimi nyarwanda ubona ari uhe musanzu itanga mu kubaka igihugu cy'u Rwanda? Cyambere iri gutanga akazi ku bantu benshi, iri gutuma nibura urubyiruko hari icyo rugira, abana bari kurangiza amashuri yabo bakajya mu mirimo, bakemera kujya muri filime. Ubona ko nibura ntago baba babayeho nk'abana b'abashomeri. Ikindi, filime nyarwanda turagerageza natwe kugira isura duhindura,
uko abantu bari bazi industry ya cinema mu Rwanda biri kugenda bihinduka. Nibura ku rwego mpuzamahanga turazwi. Nibura ubu ngubu hari amafilm agenda akajya mu mafestival akomeye hanze, mu bihugu byo hanze, ukabona ko nibura filme nyarwanda harahigeze. Yeah. Filimi y'u Rwanda koko ifite ahigeze, ariko ndagira ngo tubwiye tujya tumenya ko iyo muri Amerika ari Hollywood, muri Nigeria ni bayita niba ngari Hollywood. Mu Rwanda ni gute? Hollywood yobewe nani? Hollywood yobewe na James. No. Hollywood no, nanivuze uyoboye Lao. Hollywood kugeza ntago ndumva ntibuko umuntu uyoboye. Mpamvu bikubaje nuko nzi ko bajya bitana ba mwana akavati n'uyoboye oya ngo yavuyeho, si bimeze nk'akajagari muri sinema nyarwanda. Ega ibintu biba akajagari, akenshi mbona ibintu biba akajagari mu mutwe w'umuntu. Nkanye ngiye kuvuga ngo ngiye ngo kumenya ibya Hollywood n'ibiki icyambere nzi ko mba muri Lao imfasha kubona amafilme nkene, mba mu yindi ntoza yitwa Hapa, ari isa naho itumanaging. Ntago mba numva yuko stress zo muri Lao sinizi nani muri Hollywood. Bamwe ngo numva ngo hari Queen of Hollywood ari we France, sinzi niba ari uyiyobora. Umva naba nkubeshye, sindanumva nizo stress zibamo, ako mba numva nyine byose nakavuye ko umuntu ku giti cye. Nese kucyatuka kumva yuko yakurikira umurongo w'icyamuzanye, cyeka wenda niba harimo imyanya ikomeye yo guhatanira kugira ngo abantu babikoremo. Ntago mbiza aho naba nkubeshye.